Shalom, ndabasuje mwese mu izina rya Yesu Kristo aho muri hatandukanye. Uyu ni umwanya w'ijambo ry'Imana. Njye ubasuhuza nitwa Nkundamahoro Salomo, mwene so muri Kristo Yesu. Munyemerere tubanze dusenge mbere yuko dutangira. Urakoze Yesu kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye kugira ngo twumve icyo uvugana n'imitima yacu. Ufashe abantu bawe, udusobanurire kurutaho ubutwari bw'ijambo ryawe, kandi n'imbaraga rigira rikora umurimo munini urenze uwo njyewe ntekereza n'uwo abantu bawe batekereza. Urakoze Yesu, kandi ugiye kwingingira abantu bawe binyuze muri njye. Ndakwinginze umpa imbaraga zo kubishobora, kandi kuko ari wowe unshoboza. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana tugiye kugenderaho muri inyigisho yacu. Ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, igice cya mbere umurongo wa 8. Haravuga ngo maze Daniyeli agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga. Aricyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Ndongera nsome mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, igice cya 12 umurongo wa 1 n'uwa 2. Nuko bene data, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Bahaye ikaze mu nyigisho yacu. Tugiye kwiga ku nyigisho ivuga ngo umukristo udahindurwa n'ibihe. Umukristo udahindurwa n'ibihe, ahubwo umukristo uhindura ibihe. Umukristo udahindurwa n'ahantu, cyangwa umukristo udahindurwa n'abantu mu buryo bubi. Nari mvuze bamushukisha ibihendo by'iby'isi, bamukura mu by'agakiza bamujyana mu by'isi, ahubwo we akagira uruhare mu guhinduka kw'abo bantu. Niryo jambo tugiye kuvugaho. Turarebera hamwe uburyo ki umukristo akwiriye kwitwara mu gihe hari ahantu yarari agahindura icyerekezo akajya ahandi. Nanone turaza kongera turebere hamwe uburyo ki cyangwa ingamba akwiriye gukoresha mu buryo ki akwiriye guhindura aho ageze, abo ahasanze, abo babana buri munsi, akabahindurira gukiranuka. Munyemerere ntangire nkoresha ikigereranyo Imana yakoresheje kenshi iri kubwira Abisirayeli igihugu igiye kubaha. Muribuka ko yababwiraga ko ari igihugu cy'amata n'ubuki, igihugu cyiza cyane, igihugu kirimo imbuto zimeza badatera, ariko irababwira ngo muzakirwanira, mubone kukigarurira, mubone kugihindura, mubone kukigarurira. Ahangaha bihita dufata urugero ko twebwe nk'abakristo, imbaraga Imana iduha dukura mu ijambo ryayo, dukura mu busabane tugerana nayo, ntago ari izo kugira ngo isi iduhindure, kugira ngo isi izane ibyayo hanyuma bituryohere kuruta agakiza. Oya, ntago ari cyo Imana ivuga. Imana itwibwirira ko tugomba guhindura icyo igihugu yabwiraga se ni ikihe? Mbere na mbere igihugu Imana yari irimo ibabwira ko ari igihugu izabagabira. Benshi babitekereza nkaho ari ijuru, ariko oya, ntago mu ijuru habamo Abanaki, ntago habamo Abayebusi, ntago habamo n'abandi bose, n'Abagirugashi n'abandi twasanze hariya muri Kanani cyangwa tuhabona. Ariko ni igihugu nakwita igihugu cy'imibereho myiza. Mbese tubigereranye ni imibereho myiza y'abari muri Kristo Yesu. Ni igihugu cy'uburuhukiro, naho tubonera uburuhukiro. Ubwo buruhukiro se ninde? Ni Kristo Yesu ubwe. Yaravuze ngo azaduha uburuhukiro bwo mu mutima, kandi ubwo buruhukiro ni ubutanga. Rero icyo gihugu nicyo gihugu cy'imibereho mishya ibonerwa muri we. Ariko mwibuke, hari amajeya cyangwa ibihanda byari bituye muri icyo gihugu, byabanzaga kuneshwa cyangwa kurwanywa mbere y'uko icyo gihugu bakigarurira. Natwe dufite ibiturimo, ariyo kamere yacu, n'ibindi irarikira, n'ibindi bidasa n'Imana, n'ibindi bihagaze bishaka kwishyira hejuru ngo tutabaho iyo mibereho myiza. Niki kidukwiye? Ni ukurwana nayo, nk'uko Pawulo yabivuze ngo mwicishe kamere ingeso z'umwuka.
Yesu ashimwe. Hanyuma ibyo nari mbitangije nk'urugero rutwumvisha ko abakristo ari twebwe duhindura atari twebwe duhindurwa. Hanyuma ndaza kongera nkoreshe n'iki kigereranyo cy'uyu witwa Daniyeli ariwe twasomye mu gitabo cye. Hanyuma ni igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli twasomyemo, ngira ngo abazi amasomo ya teoloji bazi yuko iri ari ryo jambo ry'urufunguzo mu gitabo cya Daniyeli, ngo nuko Daniyeli na bagenzi be bagambirira mu mitima yabo kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami. Ni Daniyeli igice cya 1 umurongo wa 8. Ubundi murabyibuka ko Daniyeli na bagenzi be bandi banyaganywe kuko uwitwa Nebukadinezari yaje i Yerusalemu ahanyaga abantu benshi abajyana hitwa i Babuloni, ngo hasobanurwa irembo ry'Imana nyinshi. Hanyuma irembo ry'Imana nyinshi bivuze ngo hari imana nyinshi, hari ibigirwamana byinshi bimitse muri bo bakorera. Hanyuma Daniyeli uwo nguwo wakuriye aho Imana iri agiye kujya noneho aho Imana itari, ahari ibigirwamana. Ni gute Daniyeli agiye kwitwara hamwe na bagenzi be? Ndagira ngo mbibutse ko hari abavuye i Yerusalemu basenga bubaha Imana, ariko bageze i Babuloni bitewe n'ibyo bahaboneye hanyuma birabahindura nabo baba nk'abaho. Ngira ngo mugenda mubona uburyo ki Daniyeli na bagenzi be, ndavuga Daniyeli nkavuga Meshaki, Seduraka na Abedenego, hanyuma bagiye bagera muri icyo gihugu, ariko umwami agashaka kubakorera ibintu nko kubahindurira amazina. Nanone kandi murabizi ko yabikoze kuko abo ba Meshaki, Seduraka na Abedenego murabizi ko atari yo mazina yabo. Murabizi ko ari Mishayeli, hakaba Hananiya, hakaba n'ubundi ntibuka neza. Hanyuma ibyo ngibyo nibyo ukwiye kuzirikana. Hanyuma murabyibuka ko yashatse no kubigisha urundi rurimi, ariko akabahindurira n'amazina. Ngira ngo muribuka ko Daniyeli uyu yamwise Beluteshazari. Hanyuma ibi ngibi byose dukwiye kubizirikana ko isi ubwayo niyo Babuloni y'ubu. Murabyibuka neza kuko niho bageze bashaka guhindurirwa amazina, bashaka kubahindurira ururimi bavugaga, iby'ijambo ry'Imana no kubaha Imana bashaka kubibakuramo. Ariko Daniyeli yafashe uwuhe mwanzuro akimara kumenya ko ngo umwami yategetse ngo bazajye basangira kuri vino ye no ku nyama? Noneho Daniyeli nk'umunyamasengesho wari wariyemeje abanza kumenya icyo Imana ibivugaho. Ese ku mwami aduhaye icyo nakwita promosiyo ko tugiye kujya dusangira nawe, Imana yirabivugaho iki? Ariko ngo bagiye kubaza amakuru Imana, ngo ibabwira ko batemerewe kurya ibyo byo kurya. Muribuka ko yabatise bategeka cyangwa igashyira mu mutima wabo kuzajya binywera amazi, nanone kandi bakarya n'ibishyimbo. Hanyuma ni ukubera iki Imana yanze ko babirya? Ni uko ngo babaga babicishije imbere y'ikigirwamana, ngo mbere y'uko babirya bakabanza kubiterekera cyangwa kubimurikira icyo kigirwamana. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma aho ngaho rero nashatse kubabwira nuko muri iyi si ariho Babuloni y'ubu, kandi hari ibintu byinshi byaduhindura nk'abana b'Imana. Mbese mu gihe umukristo avuye ahantu hamwe ajya ahandi, yaratuye aha ngaha agiye hariya, ntago ari igihe cyo kwitekereza nkaho ubonye amahirwe yo kwikorera ibyo utajya gukora. Oya nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire by'umwihariko bagenzi banjye b'urubyiruko, munyemerere mbabwire yuko nk'abakristo ntago dukwiye guhindurwa n'ibihe, ntago dukwiriye guhindurwa n'imibereho yabo turi muri generasiyo imwe ariko tudahuje ukwizera. Mwibuke ijambo twasomye mu Baroma riravuga ngo bene data ndabinginga ngo mutange imibiri yanyu ibe igitambo. Niho honyine Bibiliya igaragaza igitambo kizima. Rick Warren yaranditse ngo ikibazo cy'igitambo kizima ngo nuko kijya gikururuka kikava ku gitambo. Ubundi muribuka ko ibitambo bya mbere cyangwa ibyatangwa mu isezerano rishya byabaga byabanje kwishwa bikabona kugishyira ku rutambiro, ariko Imana iravuga ngo dutange imibiri yacu, dutange imibiri yacu. Kubera iki umubiri? Ni ukubera ko kenshi mu mubiri wanjye muri njye ngo habamo ingeso zo kwishyira hejuru, kurwanya amahame y'ijambo ry'Imana. Ngomba gutanga umubiri wanjye gute? Ngomba kureka
ibyo umubiri wanjye ushaka ntibiba ari byo bishyirwa imbere ugeneje n'iby'Imana ishaka. Mbese ngomba kumera nka Paul nkavuga ngo niyo mpamvu nkoresha umubiri wanjye iby'uburetwa nkawutanga ku Mana, sinumve ko ukwiriye kunezerwa ariko Imana irimo kubabara. Imana ishimwe. Noneho ibiri muri kamere yanjye impatira gukora saba ari byo nkora, ahubwo nkakora iby'Imana ishaka. Nshuti zanjye, munyemerere rubyiruko, ntitwishushanye n'ab'iki gihe, ngo ntimwishushanye n'ab'iki gihe. Ab'iki gihe bahe ni ba bandi bagenzi bacu ariko batari bakizwa, ngo ahubwo muhinduke mugize imitekerereze mishya itandukanye n'iyabo, itandukanye n'uko bareba, itandukanye n'uko bibwira, ahubwo imitekerereze yacu ibe iri hejuru. Twebwe dutekereza ko tubana n'Imana rurema, tumeze nka Yozefu, niyo twaba turaho abantu batatureba, Imana y'ibitureba. Muribuka Yozefu mu cyumba na muka Potifara amubwira ngo baryamane. Yozefu yari yahinduriwe imitekerereze ngo kugira ngo Imana imubone neza, yaravuze ngo Imana aho ndi hose irandeba. Hanyuma ngo duhinduke tugize imitekerereze mishya rwose, ngo tubone gukorera Imana. Nshuti zanjye, icyo ndimo mbabwira ni ukugira ngo twebwe twese ntiduhindurwe n'ibihe, ntiduhindurwe n'ibyo isi izana n'amahame isi idushyiraho. Oya, ahubwo aho tugeze, aho ugeze, hashake abantu uhindura, hashake abantu ugomororera Kristo, hashake abantu usangisha umukiza, hashake abantu nabo bakuboneraho urugero rwiza bagakurikira Imana. Nshuti zanjye, nitwishushanye n'ab'iki gihe. Tuvuze incamake y'icyo Imana irashyize ku mutima wanjye: umukristo udahindurwa n'ibihe, umukristo udahindurwa n'abantu bamukura mu gakiza ari uko bamuzaniye amahame yo hanze y'ubukristo bikamuryohera kurusha agakiza. Umukristo udahindurwa n'ahantu, ahubwo umukristo uhindura ibihe. Ese twese twakwemereza muri iki ngiki, tukiyemeza kuba abakristo ariko badahindurwa n'ibyo bihe, tukiyemeza kuba abakristo ariko bari hejuru y'ibihe, tukiyemeza kuba abakristo ariko bahangana n'ibihe ntibibabashe. Ibyo rwose nitubiharanira, Imana nayo yiteguye gutanga imbaraga ku muntu wese wabyiyemeje. Mubyibuke, Daniyeli niwe wiyemeje ko badakwiriye kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Barabyiyemeje, Imana irabibashoboza kandi bitanga umusaruro. Reka dusenge. Urakoze Mana kubw'iyi nyigisho uduhaye binyuze muri njye. Abantu baho bari hatandukanye bumvishe byinshi, hari n'ibyo wabasobanuriye njyewe ntavuze. Kandi niwe utanga imbaraga zo kunesha no guhamya. Ubashishe buri muntu wese guhamya no kudahindurwa n'ibihe. Urakoze, uhabwe icyubahiro ibihe byose. Ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze kandi nizeye. Amen. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.